umugabo wanukaga ibirenge yashakanye n'umugore unuka mu kanwa, ariko buri wese agashaka kubihisha mugenzi we kugira ngo hatagira ubangamira undi. Umugore agahora arya amashikarete akoza mu kanwa kenshi gashoboka. Umugabo nawe akararana amasogisi kugira ngo ikibazo cye kitabangamira mugenzi we, cyangwa akanutsa amashuka. Umugore yamubaza ati kuki urarana amasogisi? Umugabo akamusubiza ati ngira imbeho cyane, ibirenge bigakonja nkabura ibitotsi. Umunsi umwe reka isogisi rizavemo, umugabo arishaka ribure. Umugore aramubaza ati ariko uri mu biki ko unkanguye? Amukubise umwuka, umugabo aritarutsa ati sheri, ubonye igihe nashakiye isogisi ryanjye nkaribura, burya ari wowe warimize. Umugore aba arabyutse n'umujinya, acisha akaroso mu kanwa, aba aragarutse. Umugabo atuvuye he? Undi ati muri tuwarete. Umugabo ati gukora iki? Umugore ati gukina futuboro. Umugabo ati futu? Umupira w'amaguru nyine. Umugore atariko sheri, uko ubizi umuntu ajya gukora iki muri tuwarete? Koko uzi ko ubazi ibyo uzi nka mwarimu, ariko ntacyo ni kimwe kuri kimwe, nawe wambeshye ngo ntamize isogisi ryawe. Umwarimu yasuzumye isuku mu ishuri, abona umunyeshuri uhorana intoki zisa nabi, aramubaza ati niko sha, iwanyu nta mazi abayo ngo ukarabe izo ntoki kuko zihora zisa nabi? Umunyeshuri aritonda aramusubiza ati mwari, impamvu mpora nzizana zisa nabi nuko arizo zonyine mfite, nimbona izindi zo gusimburanya nizi nzaza nzizana zisa neza. Abarwayi bo mu mutwe biyemeje gushinga ishuri munsi y'igiti cyari mu busitani bwaho bari barwariye. Bukeye baje kwiga, basanga mugenzi wabo we yahageze imbere yicara hejuru mu giti. Bamubajije icyabimuteye, arabasubiza ati nge nimutse, ubu niga muri high school, ni ishuri ryisumbuye. Bafi wana, ntabwo kiri munsi y'igiti jyewe, ni muri high school, hejuru mu giti, mu bushorishori. Umugabo yasambanyaga umukozi we w'umukobwa, uyu bita umuyaya, ariko n'umugore nawe agasambana n'umuzamu. Noneho rimwe umugabo araryoherwa cyane, abwira wa mukozi ngo sha, uzi ko uryoshye kurusha nyokobuja? Umukozi nawe ati nibyo boss, kuko n'umuzamu wawe ajya bimbwira ko ndyoshye kurusha mabuja. Umugabo yashatse umugore akajya amubwira ngo basangire inzoga, undi akamubwira ko atajya asoma ku gasembuye, ariko umugore yabona umugabo arenze irembo agahita afata ku mafaranga umugabo yamusigiye yo guhaha agatumiza manyinya. Umunsi umwe umugabo abwira umugore ko agiye ku kazi ari butahe ku mugoroba. Agitirimuka umugore abatumije manyinya nk'uko yari asanzwe abigenza. Umugore atangira kunywa, agiye kumva yumva umugabo aragarutse, ahita afata rya cupa arihisha mu ngutiya. Umugabo araza amwicarira iruhande, batangira kuganira. Umugore arahaguruka yibagiwe ko afite icupa ry'inzoga, rirataraka, inzoga ibiramenetse n'ikimwaro cyinshi. Ati sheri, uzi ko nibagiwe kukubwira ko ndwaye indwara yo kwituma amacupa. Muganga yagiye gusura abarwayi bo ku bitaro aherekejwe n'umuforomokazi. Ageze iruhande rw'igitanda cy'umurwayi usa n'ubabaye cyane, muganga aravuga ati ndabona uriya maso ameze nabi, ni mu mujyane mu buruhukiro abita muri moruge kuko yapfuye. Umugabo ashyira ijwi hejuru atashwida, ndi muzima. Umuforomokazi aramukankamira ati ceceka, urusha muganga ubwenge. Ahamagaye abataravayeri bo gutwara umurambo ngo bawujyane mu buruhukiro cyangwa se muri moruge. Umugabo arabyuka afumyemo ariruka.